warayibonye Imana yarahatubereye. Turasoma igice cyaho cya karindwi umurongo waho wa 31 ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya karindwi umurongo wa 31 havuze ngo ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli bamuzanira igipfamatwi kandi kidedema baramwinginga ngo agishyireho ikiganza agikura mu bantu arakihererana agishyira intoki mu matwi ashyira amatambe agikora ku rurimi arararama areba mu ijuru asuhuza umutima arakirira ati efata bisobanurwa ngo zibuka asubiramo umurongo wa 33 wavuze ngo agikura mu bantu arakihererana agishyira intoki mu matwi akira amatambe agikora ku rurimi arararama areba mu ijuru asuhuza umutima arakirira ati efata bisobanurwa ngo zibuka bakirereza ijambo ry'Imana. Ushimiye Imana. Amatwi ye arazibuka n'inama y'ururimi rwe irahambuka avuga neza
neza. abafashijwe bamwe mu mbere hanyuma cyane Haleluya. bazaniye umwuka w'icyigisho uvuga ngo Yesu agukure mu bantu akwiherera maze abikore neza. agufate agukure mu bantu agushyire ku ruhande akwiherera akubwire ijambo ryiza riri kugusana umutima akubwire ijambo ryiza riri gukomora inyuma akubwire ijambo ryiza akubwire Haleluya. Haleluya. nafashijwe Denise Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. amukura mu bamukoba amukura hagati y'abamupingaga amukura mu bamurogaga arangije aramwihererana icyaba muri aya materaniro Yesu akamufata akakwinjiza ku ruhande akakwihererana ibyari byaraza bikemera ariko Imana yishyize kuyikomeza ngo hanyuma amaze kumukura mu bantu ariko mama Yesu hari igihe agukura mu bantu yamara kugukura mu bantu akareba ibibazo ufite akareba indwara umaranye igihe akagukura mu bantu akagushyira ku ruhande yarangiza akakubwira ati mwana wanjye Nzakumva. akaguha akagerezo akakubwira ati nubwo umaze iminsi ubabaye ariko n'Imana izagutabara akagukura mu bantu cyangwa Yesu akagukura mu bantu akagukura mu bantu wabona bitazashoboka hari igihe wabona bitazashoboka ariko Yesu arabwira murande arangije abwira ababonaga bitazashoboka arababwira ngo kuko umwami Imana izatabara nicyo gituma ntabara arababwira ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakabaho n'urumuri aya makuru yaribitse Imana ishimwe. Imana ni iyibakuza warangize watira amafaranga warangize tobakomo warangize amukora mu matwi amukora no ku rurimi warangize aravuga aratangira yumva abantu bahimbaza yumva abantu bashima Imana ngo Yesu aramubwira uceceke hari umuririmbyi waririmbye avuga ngo sinzaceceka ntabwira abantu kugira neza kw'Imana hanyuma wowe Yesu yakwihereranye waceceka waceceka nimubwire mwaceceka mubwire gahunda yo guceceka Oya. ntabwo nanjye naceceka ndabwira abantu ko Yesu agira neza hanyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo niba mwarasohoye mukamenya yuko umwami batagira neza nimumwegere impamvu ya mbere yo kumwegera ni uko ari we buye rizima ryazwa n'abantu ariko ku Mana ryaratoranyijwe
umuntu twamubwira iyo umuntu yahuye na Yesu biramenyeka iyo umuntu yahuye na Yesu biramenyeka icyaba abantu baje muri ayo materaniro uyu munsi barimo abantu muturage abo muhura mu nzira bakamenya ko bahuye na Yesu. Haleluya. Abizeye guhura na Yesu bonyine haleluya cyane. Hanyuma aratangira arabyamamaza aravuga ati hari uwanyijije hari uwanyijije hari uwangize neza nari maze igihe meze nabi ariko hari uwangize neza. Imana nishimwe irakamara kandi irarema ikora imirimo n'ibitangaza abantu bagatanga. Imana ntabwo tubaye tukongeramo ubwo Mariya bari barasabye na Yosefu ubwo marayika yamugendereraga akamubwira ngo nawe uzasabira uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Yagize gushidikanya ndavuga ariko se ko nararyamana n'umugabo ibyo bishoboka bite? Baramubwira ati dore Elisabeti mwene wawe atwite inda y'amezi atandatu kuko ari nta hantu Imana ivuga ngo Imana irashoboye. Iyo Yesu yamukuye mu bantu hari icyo aba ashaka gukora. Iyo Yesu yamukuye mu bantu akamushyira ku ruhande hari ibyo aba ashaka kurema. Haleluya. Yamukuye mu bantu akamushyira ku ruhande hari amateka ashaka guhindura. Ikirema amateka ikirema ibintu bitari byo bitabaho ikiyura n'indi Imana ikiyura n'indi Imana n'ikibazo Imana yacu abayibone ishobora ibyo batashoboye haleluya. Imana nishimwe Imana ifite umuntu ikamukangura amaze igihe yararyamye ikamukangura kongera akaba muzima. Imana ifite umuntu ikamukura mu kiya amaze n'iminsi itatu ikamukangura ikamuha ubuzima akabasha guhaguruka akabasha guhagarara akabasha gukora imirimo ibizima. Imana ishimwe cyangwa Yesu akamwirera muri iri teraniro ry'uyu munsi agukure mu bantu agukure muri karande z'iwawe. Yesu agukura muri karande z'iwawe akwirera. Hari karande abantu bavukiramo ariko hari Imana hari Yesu umata umuntu akamwiherera akamubwira ngo dore nubwo abakuzinze ariko Imana izinguye akakugerera. Hari Yesu umata umuntu akamwiherera akamubwira ati nubwo umaze igihe ufite uburwayi bukomeye kuko nakwiherera ujya kureba inshinga mukabona umuntu aratambutse ubuzima kandi yaramaze igihe abaho mukabona utasekagaraze burya mukaba yahuye na Yesu undi muntu yahuye na Yesu biramenyeka. Imana niwe wamugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye gusenga iri ni ijambo ry'urufunguzo ariko ugereza kwigenera buri munsi muri iri ryuzuye umwuka wera n'ibintu aravuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Iyo yatangiye abantu bababwira ngo ushobora kumubwira ibanga